nawe musore, ndavugana nawe mukobwa, ese inzira yawe ihagazemo gute? Uri gukorana n'Imana gute muri iyo nzira yawe? Haleluya. Turano ngo tuganire, ntabwo byafata iminsi ngo umenye icyo gukora cyangwa se tukubwira iki Imana gushakaho muri iyo nzira yawe. Ariko turaza kwifashisha ijambo ry'Imana, turaza kwifashisha Bibiliya. Haleluya. Amen. Kuko niho harimo ibyo kurya. Nawe ndakwinyize kugira ngo Bibiliya yawe igire imbere, Bibiliya yawe bakunzi b'inzira y'ukuri, turabasuhuje cyane. Amahoro y'Imana nabane namwe aho muri hose mudukurikiranye, bari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, mu ntara zose ko ari enye, ndetse n'umujyi wa Kigali, bari mu turere dutandukanye ko ari 30. Turabasuhuje cyane. Amahoro y'Imana abane namwe. Turabasuhuje cyane abari Rusizi, mu karere ka Rusizi, by'umwihariko ku murenge wa Gashonga. Ndabasuhuje cyane. Amahoro y'Imana abane namwe. Ntabwo tuzirikanye abacu gusa mu gihugu cyacu, turi bukanda mu bihugu by'abaturanyi, mu Burundi, abari muri Uganda, muri Congo DRC, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, East African Community yose turabasuhuje, mu bihugu by'i Burayi, mu bihugu by'Amerika, mwese turabasuhuje kandi turabakunda. Tubahaye ikaze rero muri iki kiganiro. Ni ikiganiro cy'ijambo ry'Imana, ikiganiro gifite intego ivuga ngo umusore azeza inzira ye ati, azayezesha kuyitondera nk'uko ijambo ryayo rivuga. Niyo ntego turi buze kuganira, niyo ntego y'iki kiganiro. Turaza gufatanya n'uyu mwene data mu kanya araje abibwire, ariko njyewe wabateguriye kandi ugiye kubagezaho iki kiganiro nitwa Kwizera Joshua. Muzajya mukunda kumbona cyane kuri channel, kandi dukunda kubana igihe kinini, kimwe n'uyu mutumirwa turi kumwe n'umwene data, mukunda kutubona kuri channel tubaganiriza ibiganiro byinshi bitandukanye, haba mu ijambo ry'Imana ndetse no mu ndirimbo. Tubahaye ikaze aho muri hose. Reka nawe muhereze ikaze, abibwire, abasuhuze, agire nicyo yababwira mu buryo bwo kubahereza ikaze muri uyu mwanya. Ahasigaye ndahita nkomeza mbabwire ibyo tugiye gukurikizaho. Ni karibu wakwibwira abadukurikiye. Murakoze cyane, ndabashimiye. Amahoro y'Imana abane namwe. Muraho, abaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amazina ni yayandi, ni Emmanuel Museveni. Nk'uko bisanzwe ndi umusore ushima Imana, umugaragu watoranyijwe n'Imana mu gihe nk'iki, kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, kugira ngo abari kure n'abari hafi, kugira ngo bose babashe kumva Imana, babashe kumva ubutumwa bwiza, kugira ngo abantu babashe kumenya yuko Imana ikibakunda, n'uwaruheranwe n'agahinda yumve ko Imana itari kure ye ahubwo iri hafi ye. Data rero aduhana umugisha. Uyu munsi tuje kuganira n'urubyiruko, kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Twaganiraga muri rusange, ariko uyu munsi ndaza kuvuga ku rubyiruko cyane. Uwiteka aduhana umugisha. Murakoze cyane rero. Nk'uko mubyumvishije, ikiganiro by'umwihariko turaza kuganira n'urubyiruko aho muri hose. Murabizi neza, muri bihe bya Covid, imbere yaho aho muri hose mubizi ko mwagiraga amateraniro yihariye y'urubyiruko, mukayagira ku manywa cyangwa se nijoro. Nanjye nayabagamo kuko twese turi abasore, natwe twayabagamo, tugasangiza ubuhamya, tugasangira ijambo ry'Imana, tugasangira ibihuguro. Ariko muri ibi bihe ntibigikunda. Muri ibi bihe ntabwo byoroshye, habayeho gahunda yo kuguma mu rugo, ndetse no muri iki gihe hari insengero zakomorewe. Ntabwo bigikunda ko abantu babasha guhura b'ingeri zose. Urubyiruko ntitubasha kubonana. Murabizi hari umusanzu, benshi mudukurikiranye murabizi hari umusanzu twagendaga dutanga wo kubagezaho ivugabutumwa, no kubashakira abafite impuguro zitandukanye.
n'ahangaha rero tubahaye ikaze kugira ngo muze kutwumva urubyiruko rw'abasore n'abakobwa aho muteraniye hose cyangwa se aho muri mudukurikiranye, muze kudukurikirana mwumve icyo Imana yashyize ku mitima yacu. Kandi ndakubwira wowe musore urwaye, uri mu bitaro, uri muri koma, uri mu byuma, ugire kwihangana. Yesu arakuzi kandi nawe yagukiza. Ugire kwihangana kandi wizere Imana. Ndongera kubwira n'umukobwa uri aho ngaho uri mu bibazo, waburiye igisubizo, ni wizere Imana. Imana niyo gisubizo. Ukwiye kumenya ko uri igisingizo cy'Imana. Haleluya. Uri igisingizo cy'Imana, kuba uriho ubayeho kugira ngo urusheho gusingiza Imana, urusheho kuyihimbaza. Muri ibisingizo by'Imana rubyiruko rw'u Rwanda, muri ibisingizo by'Imana rubyiruko rw'isi yose, Imana irabakunda kandi irabishimira. Tugiye gutangira rero intego dufite nk'uko twakunze kubibabwira. Intego y'iki kiganiro iri muri Zaburi, ijana na 19 ku murongo wa 9 aravuga ngo umusore azeza inzira ye ati. Aho hantu hariho akabazo nawe ushobora kwibaza mu byo urimo, aho uherereye, ukavuga ese nzeza inzira zanjye nte? Ariko iri jambo ry'Imana hariho n'igisubizo, n'ikijya kuba igisubizo. Ngazayejesha kuyitondera. Haleluya. Amen. Ngazayezesha kuyitondera nk'uko ijambo ryawe ritegeka. Amen. Haleluya. Nawe Imana irakubaza ese inzira zawe uzeza gute? Inzira yawe uyeza gute? Uyitunganya ute? Ariko igisubizo nta kindi, ukwiye kuyezesha kuyitondera. Kwitondera ijambo ry'Imana. Anga harimo kweza inzira yawe, harimo kuyitondera, n'ibintu bibiri. Uko wakweza inzira yawe n'uburyo ki wayitondera. Muri ibi biganiro rero dushaka tuzabiganiraho inshuro nyinshi, turebe ese umukristo wamenye Imana ni gute yakweza, umusore wamenye Imana, umukobwa wamenye Imana, wakijijwe, uri mu nzu y'Imana, ese yakweza inzira ye ate? Haleluya. Amen. Nibwo rubyiruko tuganira, yakweza inzira ye ate? Tuzagenda tubirebaho. Ese uwo nuri mu nzu y'Imana, wamenye Imana, ese inkuru nziza mu bo twegeranye batarakizwa ni gute twabageraho tukabigisha nabo bakeza inzira zabo? Nyirizina icyambere nuko tuzaberera imbuto, tukabereka aho twageze, intambwe twateye. Hanyuma nabo bamara kureba urwego duhagazeho, nabo bagahinduka. Ariko byose nibuke ko ijambo ry'Imana rivuga ngo abayoborwa n'ijambo ry'Imana nibo bana b'Imana. Haleluya. Abantu muyoborwa n'umwuka w'Imana, mukayoborwa n'ijambo ryayo, ni mwebwe bana b'Imana kandi niba Imana yemera. Haleluya. Amen. Ndi kumwe n'umwene data, turi hano ngo tubabwire ngo umusore akwiye kweza inzira ye ayitondera, ayezesha kuyitondera uko ijambo ry'Imana gize gutondera amategeko y'Imana. Turaza kuganira byinshi bitandukanye, ariko by'umwihariko hari icyo numva umusanzu nabahereza. Haleluya. Hari umusanzu ndumva natanga ku rubyiruko rw'u Rwanda. Mu minsi ya none hari byinshi bitwihebesheje. Birumvikana nta kazi ufite, birumvikana uri umushomeri, birumvikana warangije segonderi, urangiza kaminuza ndetse n'andi mashuri y'impande zose, cyangwa se n'andi mashort courses wagiye wiga. Ushobora kuba ndetse ufite masters na doctora, nta kazi ufite, ariko ugomba kumenya ko ukwiye kweza inzira yawe. Ukwiye kuyezesha ukayitondera nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Nawe wasomye ijambo ry'Imana, hari ibintu byinshi byagiye rikwigisha ukwiye kwitondera, ukwiye kunyuramo. Aka kanya turi hano ngo tukwibutse. Haleluya. Turi hano kugira ngo twongere tukwibutse ese inzira yawe ihagazemo gute. Ndavugana nawe musore, ndavugana nawe mukobwa, ese inzira yawe ihagazemo gute? Uri gukorana n'Imana gute muri iyo nzira yawe? Haleluya. Turi hano ngo tuganire, ntabwo byafata iminsi ngo umenye icyo gukora, cyangwa se tukubwire icyo Imana igushakaho muri iyo nzira yawe. Ariko turaza kwifashisha ijambo ry'Imana, turaza kwifashisha Bibiliya. Haleluya. Amen. Kuko niho harimo ibyo kurya,
nawe ndakwinyize kugira ngo Bibiliya yawe igire imbehe, Bibiliya yawe igire isafuriya, Bibiliya yawe uyigire portamanje yawe, uyigire ibyo kurya byawe by'ibihe byose. Haleluya. Amen, amen. Imana ishimwe cyane. Dawidi yigeze avuga ijambo rikomeye cyane, aravuga ngo nari umusore, muri Zaburi ibice bya 37 umurongo waho wa 25. Avuze ijambo rikomeye cyane, aravuga ngo nari umusore ngo none ndashaje, ariko ngo sinari nabona umukiranutsi aretswe. Haleluya. Amen. Ntabwo uyu murongo urangiye. Sinari nabona umukiranutsi aretswe. Narimo nkubwira ngo ushobora kuba warize ufite amashuri yose nagiye nkubwira, ukabona nta kazi ufite, ukiheba, ukagira ngo wenda hari Imana yarakuretse. Ariko Dawidi yabivuze neza, aravuga ngo kuva naba umusore nkiri mutoya, kimara kumenya ubwenge, kimara kurangiza kwiga, nimara kutangira kwiga gukora, mbasha kuba nakora ikiyede, mbasha kuba nakora igifundi, mbashe kuba nacukura, mbashe kuba nahinga, mbashe kuba nakora ubunyonzi, mbashe kuba na umumotari, mbasha kuba na umushoferi. Ibyo byose ngo kuva yaba umusore muri icyo gihe yabashaga gukora, ariko ntabone ibyo gukora. Ngo ntabwo arabona umusore yicwa n'inzara, ntabwo yabona umukiranutsi yicwa n'inzara. Amen. Haleluya. Ntabwo yarekwa ngo yarabivuze neza ngo sinari nabona umukiranutsi aretswe, ngo cyangwa urubyaro rwe rusabiriza ibyo kurya. Haleluya. Amen. Iyo umuntu arimo asabiriza ibyo kurya, abageze mu gihe bita gusonza. Haleluya. Amen. Gusonza, iyo umuntu ashonje, iyo umuntu yitwa umushonji, nta kintu na kimwe aba afite ibyo kurya. Yego. Ushobora kuba waba ufite inzara y'agafiriti, ufite inzara y'akanyama, ufite inzara y'utwo kurya twiza, ariko ino niyo wabaye umushonji wo kubura ibyo kurya, nta n'ikijumba uba ufite, icyo ni icya mbere, nta n'akacyayi uba wabona, nta n'amata uba wabona, nta na kimwe uba ufite. Ariko ngo kuva yaba umusore, ngo arashaje, imvi zibaye uruyenzi, ntarabona umukiranutsi aretswe. Haleluya. Amen. Haleluya. Numva agafunguzo kahari, ibanga, akebo gahari ukwiye kuzigama, ni ukubura umukiranutsi. Haleluya. Uri umusore ariko ugize gute w'umukiranutsi. Ijambo uri kuryumva? Yego, ndaryumva. Akaba ari umusore ariko w'umukiranutsi. Haleluya. Ntabwo Imana izamureka. Wejeje inzira ye. Haleluya. Azejesheje ijambo ry'Imana, kwitondera ijambo ry'Imana, akagendera mu mategeko yayo. Amen. Nibyo yahamije n'akanwa kayo, akabiguma akabyitondera. Iyo ukomeje ugasoma n'iriya jambo Yosuwa, twahera ku murongo wa 9, aravuga ngo muri Zaburi 119 ngo umusore azeza inzira yati. Cyo ni icyambere. Amen. Azayezesha kuyitondera nk'uko ijambo ryawe ritegeka. 10. Dusomera 10. Agamba asomera 10, aravuga ngo nagushakishije umutima wose, ntukunde ko nyoba, ngo ndeke ibyo wategetse. 11. Nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Nawe ukwiye kugira ibanga wabikiye Imana mu mutima wawe. Yego. Haleluya. Utitaye ku bibazo urimo, utitaye ku ngorane zawe, hari ijambo akagombye kuba warabikiye Uwiteka mu mutima wawe kugira ngo utamucumura. Ugeze mu banywanzoga, iryo jambo ukabura ifite. Bivuze ngo Yosuwa, bivuze ngo umusore wejeje inzira ye, agomba kubera abitse ijambo ry'Imana mu mutima. Yego. Agendera mu bitunganye, yirinda cyane igisa nacyo, adaci Imana imubwiye ngo ci iburyo ntaci ibumoso, ntanyuranye n'inzira z'Imana. Kuko umusore anyuranyije n'inzira z'Imana, nta jambo babitse mu mutima. Nukuvuga ngo yanyura ku basinzi, iryo jambo arifite ntabwo bazamuhindura. Yego. Nagera mu basambanyi, agenze mu ndiri yabo, aho bari babikorera, haba ku muhanda mu bwihisho, iryo jambo arifite, azagira itandukaniro nabo. Imana ishimwe cyane. Amen.
ntabwo bazamuhindura ahubwo bazabahindura. Ntabwo bazamuyobya ngo bamushyire muri bya bibi ahubwo bazabahindura, babwire ngo hari itabaza rimurikira umuntu uri mu mwijima akava mu mwijima, atubone Kristo nta wundi. Iyo Kristo yamaze kukumurikira ntabwo wongera kunywa inzoga, ahubwo unywa fanta ikakunyura ukanywa amata akakunyura. Ariho umuririmbyi yaririmbye Yosuwa yuzuye umwuka wera, aravuga ngo wadukijije amata n'urutugaburira amata. Haleluya. Twariho twihebye none turagushimira, udukiza gusoma inzangwa n'udusoma Imana ishimwe. Iza Pawulo na Yohana ndetse n'izindi nyinshi. Yego, Imana ishimwe cyane. Haleluya. Twariho twihebye none turamushimiye, turagushimiye Yesu. Adukiza amatanura atugaburira amata, atugaburira amata, adukura mu matanura atugaburira amata, adukiza inzangwa adusigira gusoma izandiko. Niyo mpamvu dusoma Bibiliya, niyo mpamvu turi gusoma Zaburi, turaza no gusoma umubwiriza, tuze no gusoma mu nzandiko izo Pawulo yaduhaye gusoma, tuze no gusoma yaba izo yandikiye Timoteyo, yaba yarazandikiye Tito. Haleluya. Imana nishimye cyane. Ntabwo tuzagutinda cyane, ariko turimo turaganira n'urubyiruko, muze kubyibuka aho urubyiruko muherereye mwese, abari baracitse intege mwongere musubizwemo imbaraga. Haleluya. Amen. Ukwiye kumenya ko hari igihe kizagera nawe ukavuga ngo nigeze mba umusore. Ese ubwo busore bwawe ni iki wakoze? Ubusore bwawe wakoze iki kugira ngo Imana ikugirire neza? Ushobora kubura aho ngaho, umusore unteze amatwi nk'uko Yesu abivuze, mukobwa unteze amatwi, ukabura aho ngaho wicaye waratekereje, urangije kwiga primaire, secondary, university, ushyizeho masters, urangije doctora, ariko ubuze akazi. Uraho ngaho uricaye wabuze icyerekezo, washakisha hose ukabona hose, ukabona birafunze impande zose, ukaba nk'Abisirayeli ngo bageze ku nyanja itukura, ngo barebye ngo bubuye amaso babona ingabo, babona Farawo batuze, ngo bagira ubwoba. Impande n'impande hari imisozi miremire, nta butabazi, bari imbere bakabona inyanja itukura. Yesu we, ahari nawe wasanga umeze ucyo uhagaze aho ngaho, umeze nk'uri hagati y'ururimi. Hari ijambo tukuzaniye, ese genzura niba warezeje koko inzira yawe. Wewe umusore nawe mukobwa uduteze amatwi, reba koko niba inzira yawe yejeje, ubundi nusanga ejo uvuge ati Mana ko nejeje inzira yanjye, ko ntacyo ntakoze, n'iki nzira, maze ubone kuburanya Imana. Aho wasanga uburanya Imana ariko inzira yawe utarayejeje. Genzura neza mwene, harabaye kurangara, harabayeho gutana, ugasanga ntabwo uri mu rugendo, ntabwo uri mu yitondera, hari ibindi byakujyanye ku ruhande. Wahuye n'abasore batarakizwa, wahuye n'abasore bibera mu mageto, bibera mu busambanyi, bibera mu ndiri y'ibiyobyabwenge, batuma utitondera, utitondera ijambo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Reka rero muri byose ndumva ari ikintu nshaka gukora, ndumva ari ikintu dushaka kubanza gukora muri aka kanya. Dusengera abantu b'Imana badukurikiye kugira ngo ibi bintu turi buze kuvuga muri uyu mwanya babashe kubyumva, Imana ize kubasura, isange mu bibazo barimo, ibashe kubagira neza. Senga Imana mu minota mikeya kugira ngo iki kiganiro turimo kize kusha kubanza kugenda neza. Ni karibu. Data wa twese mwiza, turagushimye kandi turaguhimbaje. Uri Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Jambo ryawe ryarambwiye ngo nta yindi Mana yabayeho, nta yakubanjije kandi nta nizaguheruka. Aka kanya mwa Imana turi muri iki kiganiro cy'ijambo ryawe, tuganira n'urubyiruko ku ijambo rivuga ngo ese umusore azeza inzira yate, ari wowe wabasura Mwami Imana yacu nyiringa, ukabumvisha aya magambo, turagushimiye Mwami Imana, ukabumvisha iri jambo. Ntabwo dusengeye ijambo ryo kuko ryo rirasengeye, ahubwo dusengeye imitima iryumva no kuryakira kugira ngo ibashe kuzuzwa ndetse ibashe gusobanukirwa. Mana, reka iri jambo ntiribe nka za mbuto zaguye mu nzira inyoni zikazitora, ntiribe nka za zindi zaguye ku kara, ntiribe nka za zindi zaguye ku rutare. Amina. Haleluya. Ahubwo ribe nka za zindi zaguye mu butaka bwiza, zikera zikamera kugira ngo amina, zikera imbuto nyinshi, imwe 100, indi 100, indi 50, 50.
iyo nizo dushaka mwami Imana yacu kugira ngo imitima ibasha kuryumva ibashe gukira, kugira ngo ari abarwayi babashe gukira, ari abababaye babashe guhumurizwa n'ijambo ryawe. Urakoze mwami Yesu, ndagushimiye. Icyo duheje n'imbaraga mbi z'umwijima zishobora gutuma batumvira ijambo mwami, izituma mwami Imana bumva ijambo rikinjira mu gutwi kumwe rigasohokera mu kundi. Mana yanjye, icyatuma Satani asahura ijambo muri bo mu mitima nk'uko ijambo ryawe rivuga, reka icyo gikubitwe hasi gikurweho. Icyo dusabye mwami Imana yacu ni imbaraga z'umwuka wera zibashe gukomeza abantu ndetse no kumvisha iri jambo kugira ngo babashe kuryumva kandi baryumve banezerewe, kandi baryumve bishimye, kandi ribashe kugira aho ribakura ndetse naho ribageza, kandi ribashe kubinjiza mu gakiza. Buri muntu wese, umusore cyangwa umukobwa uduteze amatwi, abashe kumenya ngo ese ni gute nakweza inzira yanjye, ese ni gute nabika ijambo ry'Uwiteka mu mutima kugira ngo ntazacumura ku Mana, ese Mana ni gute nabika ijambo ryawe. Ibyo nibasha kubimenya bazabasha guhinda umushyitsi batinya izina ryawe ry'icyubahiro. Urakoze nyakubahwa, ndagushime ko ubyumvishe kandi kugiye kubana natwe, kandi kurana n'urubyiruko ruduteze amatwi kugira ngo babashe kumva ijambo ryawe, mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka wera senze nizeye kubikoze. Amen. Nakoze cyane. Twari dusenze kugira ngo Imana ibashe kubana namwe, ikingura imitima yanyu igiye kutwumva, ikomeje kutwumva kugira ngo mushobore gufasha. Claude, nawe ufite impano wateguriye urubyiruko muri aya masaha. Yego, urabizi kuva kera cyangwa se kuva mbere n'ibihe bitarabaho wasuraga urubyiruko ukaruganiriza ukabagira inama, kuko umwuka wera impano Imana yaguhaye yo kuyikorera, yo kuba umutambyi. Hari byinshi wakora, hari byinshi yagukoresha, hari byinshi yagukoresha urubyiruko rwo muri minsi ya none, by'umwihariko rukabasha kugira aho ruva naho rugera. Iyo mpano yawe rero, iyo mpambo waje ubapfunyikiye, yibagezeho ni kare. Imana iduhana umugisha cyane. Data tugire neza cyane. Kwa dusoma ijambo rivuga ngo, twatangiriye muri Zaburi y'ijana 19 ku murongo wa 9 avuga ngo umusore azeza inzira yati. Hepfo ahantu havuze ngo nibiki ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Imana ishimwe cyane. None rero ndashaka ko tuganira amagambo ari mu gitabo cy'Abalewi yunganira ariya ibice 26 guhera ku murongo wa 3. Imana ishimwe cyane kugera ku murongo wa 5. Abalewi ibice 26 umurongo wa 3 kugera ku wa 5. Amagambo make cyane. Umutwe w'amagambo uravuga ngo iby'Imana isezeranya Abayisiraheli nibayumvire. Iby'Imana isezeranya abasore n'abakobwa nibayumvire. Babandi bezeje inzira zabo. Amina. Babandi bumviye amategeko y'Uwiteka. Babandi bitandukanyije n'amahanga. Babandi bitandukanyije n'ubusambanyi. Yego. Babandi bitandukanyije n'inzira mbi, bakeza inzira zabo kugira ngo bemere Imana kubayobora muri direction bajyanamo. Nukuri. Abo ngabo nibyo tugiye kure by'Imana ibasezeranya. Ese ni ibiki? Ni ibihe koko Imana isezeranya umusore wayumviye akeza inzira ye? Ese ni ibiki imubwira yitondeye ijambo ryayo akaribika mu mutima we? Reka turebere hamwe. Murongo wa 3. Nimuhora mwumvira amategeko yanjye mukitondera ibyo nategetse, mukitondera ibyo nategetse mukabyumvira, nzajya mbavubira imvura mu bihe byayo. Haleluya. Ubutaka buzajya bwera imyaka yabo, ibiti byo mu mirima bizajya byera imbuto zabyo. 5. Ihura ryanyu rizageza mu isarura ry'inzabibu, iryo sarura rizageza mu ibiba. Muzarya ibyo kurya byanyu muhage, mube mu gihugu cyanyu amahoro. Imana ishimwe cyane. Mwabyumvishe rubyiruko muduteze amatwi? Iby'Imana isezeranya urubyiruko ruzayumvira. Yavuze ngo izajya ibavumira imvura mu bihe byayo, imyaka yanyu, imirima yanyu yeze, ubutaka bwanyu bwere ntago buzarumbye.
niwe inzira yabivuze ngo mu kazi kawe Imana izabana nawe, akazi kawe ukora yego Imana izabana nawe, iguha igikundiro ku bakoresha bawe, yaguha promotion, ikakuzamura n'abashoboye bawe n'ababosi bawe, ukabagiriraho umugisha, kuko ijambo ry'Imana ryaravuze ngo Imana yabwiye Aburahamu, yego Yesu iramubwira ngo nzaha umugisha bakwifuriza umugisha, n'abazakuvuma nzabavuma. Bivuze ngo umusore wejeje inzira ye akumvira Uwiteka, adaciye iburyo cyangwa ibumoso, akagendera mu mategeko y'Imana, akirinda icyaha gisa nacyo, akirinda ubusambanyi, akirinda ubujura, akirinda ubwibone, akirinda ikinyoma, atagenze nk'uko ab'isi bagenda, akeza inzira ye, Imana izamuha umugisha, iha umugisha urubyaro ruzamukomokaho, iha umugisha amwifuriza umugisha, kandi hepfo yaravuze ngo n'abazakuvuma izabavuma. Bivuze ngo umusore rabe kote sonepa ndafashijwe, bivuze ngo umusore wejeje inzira ye Imana imusezeranye ibyiza. Hari ibyo bya bindi birivuga ngo umuntu wubaha Imana hari ibintu bitatu, yego urubyiruko, umusore wubashye Imana, umukobwa wubashye Imana, hari ibintu bitatu. Icya mbere hari ubukire, icya kabiri icyubahiro, icya gatatu gisumba byose ni ubugingo buhoraho. Amen. Ibyo ni by'Imana isezeranya bayubaha. Bitatu. Yego bisubiremo. Icya mbere ubukire, icya kabiri icyubahiro, icya gatatu gisumba byose ubugingo buhoraho. Ibyo nibyo bintu bitatu isezeranya abantu bayuba. None umva rero n'uburi urubyiruko n'uburi umusore cyangwa umukobwa ukubaha Imana, umva ibyo bintu bitatu Imana izaguha. Hatavuye muri ayo masezerano agomba kuba ukiri mwiza. Mwibuke ko biravuga ngo Yesu ari kumwe n'abigishwa, abantu bose baramureba bamaze kumushira, babona ko kuko Yosuwa barebaga mu bigaragara bakabona umugabo ntageraho kurara, urumva yirirwa mu rusengero bwakoroba nimugoroba akajya ku musozi ahora mu nkweto imwe, ikanzu ni abantu batangiye kumubona, no bamwe batangira ngo kumuvaho, bacaho baragenda bakavuga uyu mugabo n'ubundi ko ari saa kintu azatumarira iki n'icyo azaduha. Twaramukurikiye kandi baratubwira ngo azaduha ibiki n'ibiki, kandi tukabona nta kintu afite, nta n'afite wo kuryamarara mu rusengero, nta rugo agira atahamo, buragoroba akajya ku musozi, bwajya ku manywa akaza mu rusengero, ubundi azaduha iki? Noneho mwumve rero datagase, mwumve igitangaje, bamaze kumuvaho bose hasigara abigishwa 12. Bamaze gusigara baramureba bakavuga atari ku bundi uyu gasore igihe twagendaniye nawe dore abantu bacu bamaze kumushiraho, nitwe dusigaranye nawe, ubundi azaduha iki? Reka tumubaze ubundi. Petero aterura ijambo na Yakobo na Yohana. Petero aramubaza atari ko reka tukubaze Yesu mwana mwigisha, nawe utubwize. Bararebaga bakabona ni gasore, bo bakaba atako twabuze ubwenge. Cyambere dufite abana twakagombye kwitaho, bakiga amashuri, bakabona ibyo kurya, abagore bakabona ibyo kwambara, ndetse n'abagore bacu. Komeza tubwire. Ubundi ntitwabuze ubwenge. Barabategeka tukubaze wa mugabo we, ubundi ko wadushutse tukagukurikira. Haleluya. Ariko ubundi uzaduha iki? Barabaza ati ubundi uzaduha iki? Ko twasize amasambu yacu tukagukurikira, dusiga abagore bacu turagukurikira, dusiga abana bacu turagukurikira, dore ntabwo tukibona uko duhinga, nitwe bajyaga kubera twebwe, none twaragukurikira dusiga ibyacu byose, uzaduha iki wa mugabo? Ko tubona ugenda uri saki dore nijoro urara ku musozi, kumamukirirwa mu rusengero, nta kazi ugira, nta mafaranga ugira, kandi uravuga ngo uzatugura, uzaduha iki? Mu mvugo z'iki gihe nta byondo yishyura. Ariko umva Yesu icyo mukundira, umwami w'abantu arangije arababwira, umva ijambo wewe uteze amatwi abusore, arababwira mwebwe mwasize ibyanyu mukankurikira, mugasiga amasambu yanyu, mugasiga inka zanyu, mugasiga abagore banyu n'amato yanyu n'ubutunzi bwanyu n'amafaranga yanyu. Arababwira ngo mukiri mu isi zabaha 100%. Urumva mu yandi magambo, muzagira umugisha, muzahinga mweze, muzaguriza amahanga ntimuzayigurizaho. Umviko kandi urumva arangije arababwira ngo kandi mu gihe cyo guhindura byose ngo bebishye, Mana ishimwe cyane, muzarabagirana nk'inyenyeri. Arababwira ngo kandi ikindi mbabikiye ubugingo nk'uko Data yabumbikiye. Nibyo.
haleluya. Ngibyo iby'Imana isezeranya abayubaha. Abayubaha. Uwo musore wejeje inzira ye akagendera mu nzira Imana imuyobora, akumvira ibyo yategetse n'ibyo yahamije n'amategeko n'akanwa kayo. Ibyo ni iby'Imana isezeranya umusore uteze amatwi. Ibyo ni iby'Imana isezeranya umukobwa uteze amatwi. Ibyo ni iby'Imana yasezeranije abayikunda. Ni uko itazemera yuko ukorwa n'isoni, wejeje inzira yawe ukemera kuyikurikira, ugakura ibishimwa mu bigabo. Nikubwira ngo ciba ibumoso ntuzaca iburyo, nikubwira ngo ciba iburyo nitwe dusigaranye nawe. Ubundi azaduha iki? Reka tumubaze ubundi. Petero aterura ijambo na Yakobo na Yohana. Petero aramubaza ati ariko reka tukubaze Yesu, mwami mwigisha, nawe utubwize. Bararebaga bakabona ni gasore, bo bakavuga ati ariko twabuze ubwenge. Icyambere dufite abana twakagombye kwitaho, bakiga amashuri, bakabona ibyo kurya, abagore bakabona ibyo kwambara ndetse n'abagore bacu. Komeza tubwire. Ubundi ntitwabuze ubwenge. Baramati reka tukubaze wa mugabo we, ubundi ko wadushutse tukagukurikira. Haleluya. Ariko ubundi uzaduha iki? Baramubaza ati ubundi uzaduha iki? Ko twasize amasambu yacu tukagukurikira, dusiga abagore bacu turagukurikira, dusiga abana bacu turagukurikira, dore ntabwo tukibona uko duhinga, bajyaga kubera twebwe, none twaragukurikira dusiga ibyacu byose. Uzaduha iki wa mugabo ko tubona ugenda uri sake? No, dore nijoro urara ku musozi, kumamukirirwa mu rusengero, nta kazi ugira, nta mafaranga ugira, kandi uravuga ngo uzatugura. Uzaduha iki? Mu mvugo z'iki gihe nta byondo yishyura, ariko mba Yesu icyo mukundira umwami w'abantu. Arangije arababwira, umva ijambo wewe uteze amatwi wa musore. Arababwira, mwebwe mwasize ibyanyu mukankurikira, mugasiga amasambu yanyu, mugasiga inka zanyu, mugasiga abagore banyu n'amato yanyu n'ubutunzi bwanyu n'amafaranga yanyu. Arababwira ngo mukiri mu isi zabaha 100%. Urumva mu yandi magambo, muzagira umugisha, muzahinga mweze, muzaguriza amahanga ntimuzayigurizaho. Umbiko kandi urumva. Arangije arababwira ngo kandi mu gihe cyo guhindura byose ngo bebishye, Mana ishimwe cyane, muzarabagirana nk'inyenyeri. Arababwira ngo kandi ikindi mbabikiye ubugingo nk'uko Data yabumbikiye. Nibyo. Haleluya. Ngibyo iby'Imana isezeranya abayubaha. Uwo musore wejeje inzira ye akagendera mu nzira Imana imuyobora, akumvira ibyo yategetse n'ibyo yahamije n'amategeko n'akanwa kayo. Ibyo ni iby'Imana isezeranya umusore uteze amatwi. Ibyo ni iby'Imana isezeranya umukobwa uteze amatwi. Ibyo ni iby'Imana yasezeranije abayikunda. Ni uko itazemera yuko ukorwa n'isoni, wejeje inzira yawe ukemera kuyikurikira, ugakura ibishimwa mu bigabo. Nikubwira ngo ciba ibumoso ntuzaca iburyo, nikubwira ngo ciba iburyo. Tumaranya akanya tuganira ijambo ry'Imana. Tugiye gusenga rero, dusengereho umusore wadukurikiranye, dusengere nawe mukobwa wadukurikiranye, kimwe nawe mu mama wadukurikiranye ufite abana bakuze bakeneye ijambo ry'Imana ryabayobora. Tugiye gusenga rero, nitumara gusenga ibiganiro mu bikurikirane, hari aho Imana yabavana naho yabageza. Reka nakire mwene data Jean Claude Museveni twafatanyije muri iki kiganiro, abingingira Imana kugira ngo ibagirire neza, kugira ngo ibabashishe gukora ibyo byose, kuko hatabaye imbaraga z'Imana natwe ntacyo twashobora, ariko twizeye Imana kuko nishobora byose. Ni karibu Claude. Data bagirire neza rero. Twongera tubibutsa n'ubundi mu gusoza tubabwira ngo abatarakora subscribe muyikore, bibuka gukora na like. Witeka duhana umugisha cyane. Turabashimira ubyiruko mwaduteze amatwi, abahungu, abasore n'abakobwa. Imana ibahereza umugisha cyane. Nabibutsa kandi muri comment ko bakwiye kutubwira uko bakiri ikiganiro, kugira ngo tujye tubona uko tubategurira n'ubutaha. Ni byiza cyane. Comment zanyu nazo zirakenewe. Data abaha umugisha cyane. Ariko mbabwira n'ijambo muzasoma, muzasome igitabo cya Yohana, urwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 3, guhera ku murongo waho wa mbere muzageze nko ku murongo wa 10. Katuvugaho umurongo wa mbere avuga ngo bakundwa, ubu turi abana b'Imana.
ariko ko tuzaza kurerekana kurerekana icyo tuzi yuko Yesu niyerekana tuzasa nawe. Abo rero niba rwabyiruko niba abasore besheje inzira zabo nibyo yego. Kandi hepfo iyo ukomeje ugasoma muzahasome muraza kumva haravuga ngo abana b'Imana n'abana ba Satani bari bivuze ngo umusore utarejenze n'umukobwa utarejenze irayi ntibibwire ko bari mu mubare w'abana b'Imana. Abo n'abana ba Satani.